Yangu unyo kabisa kwa ni Legacy TV ya chako mzee za fresh stand kwa MC number 1 MC Bu. Josi ni Bakisho MC number 1 The one and only Bianca Baby. Bianca Baby, baida bia. Kongs baida. Thank you. Nubwa meni mwikuri stage. Igo. No kuri kimanje natunguye. Ndajaraje. Ni kumenye muri za za. Ndajaraje. Konkuye kwa. Igo ngo bauriye mu bifo. Oya cyane. So guys, ngani muri wacu na muzika nyine ni edition kangaje utunyubutse. Isote. Where is our confidence? That's 2023. So, Bianca, yes. The first time researching, how did you find it? How did you find yourself here? How did I find myself here? Yes, on the stage, the biggest stage like this. Narahamagawe, nagiriwe icyizere na EAP. Big shout out to them. Thanks to Bubu. Wamamagaye arambwira ati ari show dufite iwacu music festival 2023 waza badufasha kuri stage numva nyine it was such an honor kwa aba MC benshi the proper yindi giye kabisa yeah, you know, so ndavuga okay why not zaza Musanze twaciyanyakiriye neza vibe iri hejuru urabona ko hari igihunga imvurije kugwa but they don't want to know, they only want to vibe MC Bianca muherukana kubona nje muri kumwe muri studio zandi hano handi nawe urabyo dore nguye Sabano bari kutwumva. Semi bari kutwumva Baganya kubiki. Turi kuganira kukuntu wa Precision yaje yambaye ipantaro ya pink bayimenyereye ku bakobwa. Niwo napo. Yani unapika napo. Nekero karagaciye mu 50. Junior GITI nawe yaje. Nene basanzwe. Kwa uri murona napo biriya. Murona napo. Oya ndi muri obvious. Oba uryo. Ngamgira ndakubazaga ni Bianca mwereka muri mwe muri kumwe. Muri yandi kabisa. Kwaje andi mimo cy'umukira uri. Bianca unje kumva kuti saso. Twawure mu bikorwa. Ndamubwira bituje duhaliti. Lesa inje mu kanya. Aya ahorameshe konse ko yidura ibintu. Burya mu buzimuza. Sasa bona stage wa wasa. Bona. Hanyuma nicho kubikora kuri nicho kubikora kuri muri kimwe jiwe vibes ziwe especially. Aretse ko amafaranga cyera. Usibye ko yabyibushe cyane ariko bari kugenda ba mu murongo we bise wowe. So Bianca ino stage mwe bonye gute murabona bayi uzabantu zari nka sasi mwaje mubona cyangwa akarwaye. Ibaze imvura kirimo kugwa bareba public uburyo imeze. Ifite vibe iri hejuru ntabwo bitaye yuko n'imvura iri kugwa. So stage ni sawa, abahanzi bari hejuru, public turayifite turanayishimira. Abantu b'imusanze batweretse urukundo ruri hejuru kabisa. Reka mareka mukaya gatongana musa kuri stage nicyo kintu mwabwira abanyarwanda kuri Legacy TV Musyo abanyarwanda uri gutera imbere. Sure cyane. You guys I wish you mwese live session musi kuri stage yange why not post men right why not you guys So guys, reka nongeye mbahe ikaze kuri Legacy TV. My name is Lil Park with the best of course nk'ibisanzwe nyine. Murabona ko turano i Musanze ni kuncuro itangira nyine tuwaje muri iwacu na muzika nyine turi hano i Musanze twabanjirije. Turi kumwe n'abahanzi bagiye batandukana. Murabona ko ni bisi yabo nyine ariko ikintu igomba kumenya byose tuzajya tubaganiriza ariko nanone wiko ko tuzajya mu ntara enye zose z'u Rwanda ari cyo gihugu cyacu nyine. Ikintu igomba kumenya sasa. Jyumenye yuko uno mwaka ibintu byose ni mu mutwe kabisa. So Migwe Murikira gutyo neza murabona iyi ni bisi kabisa bisi nziza cyane nyine kameze fresh sana abahanzi bose nibo bari sapyo meze fresh sinzi ngo ngiye gutungukira kuri ndi ariko abahanzi bose tujye tuvugana nyine uko bagiye kuri stage banavuye bose tujye tuvugana niba ari karibunu ariko bava senza komeza gute reka nugurega tuganze kunumva Hola. Mr. Bushido. So guys, nababwiye kabisa Bushido nawe arahabaye. Ni benshi cyane kabisa. Chris izo sapyo. Abaye kwinoza. So guys, timuri iwacu na muzika yibana uko ni benshi cyane kabisa. Africa sapyo. Nice performance man. Right, you did it man.
So ni byinshi cyane kabisa, buri muhanzi wese ujya kuri stage tugenda tugana tunavugana. Bushid, uyu munsi utankuma nanjye ndakwikomera sasa. Cruise easy. Nutankuma nanjye ndakwikomera. So guys, ni byiza cyane kabisa, kazi natwe kuri Legacy TV. My name is Lil Park with the best. Just ni mu mutwe kichwa. Yes. Muri tayari ko tugesho. Oh my God, people twist it. Nivesi cyane ese urukundo rwacu niruzabara Yusa Band. Stop it, let's not waste our time. I'm sorry, gender on and stop it, let's not waste our time. I'm sorry. Narize kurukundo, ariko rutayobora. None ari n'umutima twese irwamfashebora. Iyi relationship iramurogosora. It's gonna end it here. Ntitutabibura. Dufata n'ibiyahise. Nagufata mu mubiri. Niba koko dukundana. Why these exceptions? Izo kesi zishoka. Imbazi nkayoba. Ese urukundo rwacu ntiruzaba rushize. Izo kesi zishoka. Imbazi nkayoba. What we gonna do? What we gonna do? Respond me. I hate the way you call me. Or the way you hold me. You hate the way I call you. When you got that money. I hate the way you call me. Or the way you stay. Would you really let me stay? 'Cause I need a love in the air. Ukuri yacirangize. Umuryango wanyiguriye.
sibyo ndagira ngo mbasabe umuntu ufite ingofero amasogisi wanakuramo box abirebewe tujya kuzunguza hejuru sibyo muri cyane ngo dusimbuke niki nazo turazikuramo nabarenganya ko bagerageje ko bashoboye ariko rero ko abantu bakunze umuziki cyane bashaka kubyina babegeje inyuma cyane ho y'umuhanzi rero bimusaba imbaraga kujyana connection nabo ukoze live byashobokaga ko wenda ukora playback kuki wahisemo gukora live no gukurikiranya izi ndirimbo zawe gutya live ni umuziki uraryoha cyane kurusha playback kuko uba ukeneye ntago n'abantu bakeneye gukomeza kumva ibintu byawe still bikimeze nka kwa kundi hari aho uhinduraho hari aho mwongeraho ibindi you know rero live mba numva ni nziza cyane kurusha playback wakurikiranyije indirimbo ugera aho ngaho ugera no ku ndirimbo ya Miss Jojo kubera icyo wahisemo iriya ndirimbo kubera iki Miss Jojo mana nahoraga mbyifuza kuva kera kuzaririmba nk'indirimbo yiwe nagize amahirwe rero uyu munsi ndavuga ngo ngomba kugabaha utanze abana kandi kuki wahisemo Miss Jojo ni umuntu umeze gute kuri wowe ni umuntu wakutumye nkunda umuziki nyarwanda ni umuntu ufatiraho urugero rw'umuhanzikazi mwiza naramukundaga cyane n'umuntu acyamukunda niyo mpamvu mba numva n'indirimbo ze zose naziririmba wabonye abanyarwanda bayakiriye gute indirimbo ya Miss Jojo waririmbye abenshi ntabwo babitekerezaga wenda ko nayiririmba ariko nkeka ko abamukundaga n'abagikunda ibihangano yasize ntabwo yapfuye aracyariho gusa yavuye mu muziki wose cyangwa yarabisize arapfa nkeka ko babyishimiye kubibona cyangwa kwiyumva nanayiririmba bifitanye isano nuko bavuze ko wari ugiye gukora indirimbo nawe oya nta sano na rimwe bifitanye nta nubwo wamumenyesheje ntabwo namumenyesheje ariko nabibona arishima ntabwo nabikoze nabi ntabwo namuhagarariye nabi that's nice uyu munsi ni Musanze ariko hari n'ibindi bitaramo ndashaka kugira ngo tuze gusoza ubwira n'abandi icyo bahishiye ariko mbere y'aho ngaho indirimbo ziri kuri album yawe abanyamusanze cyangwa se n'abandi bazitege gute ziri mu ndirimbo n'ubundi nzaperforminga rero bashonje bahishiwe tugiye gukurikizaho huye I think bizaba ari ibicika nibwo bwa mbere nzangiye kuririmbira hariya ubwa gatatu ngiye kuhatembera magiye so ndi gukora cyane kugira ngo bizaba ari byiza cyane kurusha uno munsi bashonje bahishiwe buri wese azazinduke ntazakerere dusoza iyi fashion yawe urayisobanura gute first of all iyi ni Young designer and si cyangwa cyitwa ni nziza murakoze cyane murakoze cyane namwe